bariya abantu ntabwo bafana igiti, bafana umuntu, kandi aho guhora umuntu kuba gitera wamuhora ikibimutera. Uzi icyo bivuze? Ubu nibwo turi kubona ko yahunze. Nimba agezeho adashobora kumvira inzego, nimba agezeho inzego zamuhereza inzira ngenderwaho umurongo ntabyumve, nimba agezeho inzego zimugira inama akagaruka aje kuzivuguruza azereka ko ibyo arimo ari ubusa. Uri kubyumva neza? Nimba ari urwo rwego agezeho birakomeye cyane. Yago, uri Yago wowe ubwawe kandi wenyine, donc uri wowe wawe ubwawe. Alright, ntihashimwe rugira ukidutije ubuzima, nizere ko mumeze neza cyane. Niba utameze neza cyane bihangane kandi ukomere, mwisi niko bimera. Uyu munsi birakunda, ejo bikanga. Umunyarwanda ati bucya na yandi. Of course nanjye mbifuriza amahoro n'urukundo, ndetse mbashimira ko mudukurikira mudahwema kutwereka urukundo. Nimwebwe mudutera imbaraga, kandi nukuri Imana igibaye imigisha myinshi koko itagabanyije. Of course niwe Jean d'Amour, kuri kamera zacu turi kumwe na Yandemye Robert Sympathique. Ako Sempa Karame, yonza kwiga igifaransa nari kubandi mubi. Asumuri kuki utakiza? Ilhandemye ega ngoma n'ikinyarwanda ngo kuki utakiza igifaransa aho? Imyaka yawe y'amavuko mwaje ego mu Burundi buriya twebwe ko wawe nawumvise. Oya mu Burundi nise twiga mu Burundi icyongereza ko tukiga mu bigo mu Burundi. Se mwiga muki? Igifaransa niyo systeme twiga. None se kutakiza nyine nabyo byaranze cyangwa kara kwisobwe wimenyera imibare? Ntago nize nahise nza mu Rwanda twiga icyongereza. Okay. Urumva ko wavuye hamwe ujya ahandi heza. Yego handemye Iyandemye nyaboneka jya. Oya ikinyarwanda reka ikinyarwanda mu kinyarwanda. Yandemye Robert Sympathique nibyo birahagije. Yego meze neza ariko yameze neza nta kibazo. Biragaragara. Firana kuri yambaye neza. Firana kuri yambaye neza. Yambaye neza buriya utuntu tw'udushati turanyakuroja byatara. Ariko bya disi byarananiye. Ibya byarananiye kuko twambara. Yego sindakubona nambaye ishati, ariko menye unayambaye itakubera. Kuko si ibintu byawe. Nibyo bintu bitera nibyo bintu. Ariko ahubwo ibyo bintu byanyu hari ukuntu bikora neza n'agasuti bikajyana da. Burya nako agashyiramo witonze. Bite nakariko. Weekend yagenze tese my. Bana ni neza, wamubonye umusaza uburyo yinjira. Wamenye pioneka sweze. Ariko noneho mana yanjye. Mungu. Sweze. Bana. Amwita Robert Sympathique. Imeze bite papa? Biracamo. Biracamo cyane. Kuje neza. Poste ya minister utuma twishima yibonye ute? Poste ya minister utuma twishima. Nari maze igihe mvuga ibintu nka biriya. Urabyumva Onika? Onika. Nari maze igihe mvuga ibintu nka biriya. Ariko ari nkubajije ngo yego hari video yagaragaye minister Dr. Tuma Twishima Abdallah yego avuga ko kuri biriya biribu yavuze ko ababege na jara gatsiko yego avugaho Yago aravuga ngo correction wa kumukosora yego amubwira ko atari agatsiko then minister yarongera aramusubiza yego ariko abantu bayifashe like nk'intambara y'ubutita y'amagambo iri hagati ya Yago na minister. Biriya bintu so kwicisha amazi kuri minister cyangwa no kwicisha bugufi kuri minister? Oya kuriya ni ukuzuza inshingano kuri minister. Kubera yuko ngira ngo urabizi ko Yago yagiye akora ibintu byinshi cyane ndetse akanabihuriramo na minister kugeza nawe yateguye igitaramo cyo kumurika album ye. Uretse gatoya. Yego. Uri kubyumva? Noneho kugeza ubwo yanateguye igitaramo cyo kumurika album yiwe, umushyitsi mukuru wari uhari ni Minister Abdallah. Yego. Sibyo? Umushyitsi mukuru wari uhari. Si n'ubwa mbere atanze commentaire ku bintu bya Yago. Ibyo bintu bivuze iki? Na Minister n'umufana wa Yago. Nicyo bivuze. Ariko inyuma y'ubufana afite inshingano. Urabyumva neza? Afite iki? Inshingano. Burya cyagiye yari gutanga comment ku bintu bya Yago, yo yitabira ibirori bya Yago. Burya bari gukora nk'umufana.
cyangwa nk'umukunzi wa Yago n'ibikorwa bye. uraza gukomeza ukabita nkubaza ikibazo cya nyuma ngendere rimwe bisubize rimwe. Baretse nahiza ako kantu ariko noneho hariya minisita kuriya yavuze yageze havuga ikintu gikomeye. Aravuga ngo y'ibintu nk'ibi ngibi biri kuba hari igikorwa abantu bakajya inama bagatanga inama. Hakurikiraho ibihano. Icyo bivuze ni comment ya nyuma ya minisita kuri Yago. kumugira inama Ni inama ya nyuma ya minisitiri w'urubyiruko kuri Yago. Nta kindi kintu azongera kubivugaho. Ikizakurikiraho kizava mu kanwa no mu migirire ya minisitiri ni ukumva no gutega amatwi ibihano. Ikigiye gukurikiraho ni uko Yago nyine ashobora kuzafata. Ikizakurikiraho ni ibihano kuri Yago. Aho ngaho ndakubaza ikibazo cya nyuma. Yego. Ikosa nge sindibona kuri Yago. Yego. Ahubwo ndibona ku bantu bafana Yago. Par exemple, Bruce Melody aherutse kuva i Nyagatare. Yego. Ibyabaye warayibonye avuga ngo Primus bati Yago, Primus Yago. Abantu bazanye ibyapa bya Big Energy. Ikosa riri kuri Yago cyangwa ikosa turarishyira ku Banyarwanda. Turarishyira ku Banyarwanda. Bumvise Yago uburyo abafashe bo bakabifata mu rundi rwego rutari urwo Yago yafataga abo bantu be. Bariya bantu ntabwo bafana igiti, bafana umuntu. Kandi aho guhora umuntu kuba gitera wamuhora ikibimutera. Uzi icyo bivuze? Bivuze ko bariya bantu umva unika bariya bantu bariho kubera ko Yago ariho. Bariho kubera ko Yago ariko Yago narabwiye ngo umwe mu bantu bafite psycho mu mutwe muri aba bantu ba muri showbiz nyarwanda ni Yago. Noneho mbarize n'urugero rubereka ukuntu Yago afite psychology iteye ubwoba na logique, akina na mind z'abanyarwanda cyane. Utinya umuntu ufata akabwira abanyarwanda ati ngo hari umuntu nari navugaho atamvuzeho. Mwereka uburyo Yago azi ubwenge bwinshi. Uzi yo Yago avuze ngo buretse mbwira akantu buretse gatoni kandagira nsubize wowe. Uzi yo Yago avuze ngo nta muntu n'umwe ndavuga ataramvuga. Uzi icyo babivuze? Kandi abantu bose bavuga ku izina Yago iyo baje kuvuga ko Yago yavuze. Bivuze ngo ntabwo ushobora kuvuga ku muntu Yago yavuze utazanye mu izina Yago. None Yago arakubwira ngo ngiye sindavuga ku muntu wamvuze. Uzi icyo bivuga? Yago ntiyifuza umuntu uvuga ku muntu yavuze. Nuramukuvuze ku muntu yavuze urikubyumva uhita ugirana ikibazo na Yago. Kubera iki? Kubera yuko ushobora kuzana igitekerezo gishya gitandukanye n'ibyo yibwiraga nuko yatekerezaga kandi cyamukoma. Noneho nawe muhita mugirana ikibazo. Aho ngaho rero yari kuvuga ngo sindavuga ku muntu wamvuze ni ukuvuga ngo Yago ikintu azajya avuga abantu bazajya baceceka ntibazajya banagitangaho comment. Uri kubyumva? Noneho abo yibasiye akomeza bibasire. Nicyo gisubizo. Noneho wumvishe ko Yago ari kuvuguruza inzego. Bisobanuye iki? Yamaze gutana burundu. Nimba umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha avuga uwo ni BTR Murangira BTR. Noneho Yago akaza ameze nk'uri kumuvuguruza. Minisita yavuga Yago akaza aje kumubwira ngo ibyo wavuze sibyo ngo ibiri byo ni ibingibi. Yago agezaho kuvuguruza inzego. Reka nkubwize ukuri, Yago yaba ku butaka bw'u Rwanda ahubwo Yago yatangiye kwigaragaza neza n'uburyo yagiyemo. Ubu nibwo ari kudefanda ko yahunze. Ubundi burya ntitwabyumvaga. Ubu nibwo turi kubona ko yahunze. Nimba agezeho adashobora kumvira inzego, nimba agezeho inzego zamuhereza inzira ngenderwaho umurongo ntabyumve, nimba agezeho inzego zimugira inama akagaruka aje kuzivuguruza azereka ko ibyo arimo ari ubusa. Uri kubyumva neza? Nimba ari urwo rwego agezeho birakomeye cyane. Nimba Yago ageze ku rwego rwo kuvuguruza inzego akavuguruza RIB akavuguruza ministre ikiswa agatsiko akacyita noneho yavuye no kuba ari abafana akacyita abakunzi. Ubu nona yatangiye kudefanda ko yahunze. Nona ubundi burya mbere byari mu magambo. Ubu noneho nta rwego akiri kumvira, nta rwego akiri kubaha, nta muntu akiri kumvira, nta muntu akiri kubaha. Ubu ngubu bisobanuye ko none yagashatse yakora icyo ashaka, yavuga icyo ashatse, iby'u Rwanda n'Abanyarwanda nta kibyitayeho. Urabyumva neza? Ubwo rero ibyo ni ibintu byo kwitondera cyane. Ubu none icyo bivuze ni iki? Icyo bivuze nuko u Rwanda rugomba gufata umwanzuro kuri Yago, noneho agasigara ibyo akora ariko yarafatiwe umwanzuro. Ibyo akora agakomeza kubikora ariko umwanzuro warafashwe. Nicyo kintu navuga. Kuba Yago avuga yuko ari abakunzi, mbere yaravuze ko ari abafana. Umuvugizi wa RIB uwo bita Dr. Binseri cyangwa se
Murangira nibyo n'umuvugizi wa RIB ndetse na minisita w'urubyiruko, reka tuvuge minisiteri y'urubyiruko ndetse n'ubuhanzi yego bita Abdallah yego, akavuga yuko ari agatsiko, Nsiyera akavuga ko ari agatsiko, yagakaza kabavuguruza. Ntago ngiye kure y'ibyo wavuze rwose, ndi mu murongo w'ibyo wavuze usobanura, nubwo kuri nge bishobora kuba negative cyangwa positive, sibyo bitewe n'ibyo. Erega wowe ntabwo bindeba, ibyo ndi bugusubize n'ibikunyura birakureba n'ibitakunyura, nge nabivuga uko byumva. Yago yaba ari guca amazi leta y'u Rwanda, kuko iyo asubije minisita agasubiza RIB ahakana ku byo bavuga, aba ari guca amazi leta y'u Rwanda. Wibivuga gutyo nyabo. Yego Yago mu Rwanda yagose n'igiki ngo ari guca amazi abayobozi leta y'u Rwanda, kuko bari abantu imboni za Rwanda. Dore cyari gukora. Yego akomeje kwishyira mu muriro. Kuri ari kwitaba, ari kwicukurira imva kanirenza itaka. Ari kubaca barase bacibwa amazi, niko bakubwiye. Bariya se ko bakoresha itegeko, umuvugizi wa RIB se mwahangana, minisitiri se muri bose nta numwe Yago afite ububasha bwo kuvugana nawe atagiye kumuvugaho kubyo kubwishingano ze. Kubyuma ntacyo Murangira yavugana na Yago, ntacyo n'ubundi yavugana na Yago. Bo bari kumugira inama nk'umunyarwanda, kuko bagira inama abandi banyarwanda, na Yago ari kugirirwa inama nk'abandi banyarwanda. Ahubwo ashobora kuzumva cyangwa ntazumve. Yego ninde se utari kubona ubugome bwa Yago ibintu ari gukora? Yago se bara n'umugome. Nese ubugome bwa Yago burahishe, buri hanze. Iyo umuntu ari kubwira abantu, ngo nimugende mukore unsubscribe kuri channel nizi, ni byiza cyangwa ni bibi? None se nimba umuntu akazi buretse gato nimba ngo umukunzi w'iki, umukunzi wawe ni iki? Ni umukunzi wawe. Umwanzi w'umukunzi wawe ni iki? Ibyo uri kumbwira ntibibaho. Ibyo ni n'ubugambo. Umwanzi ibyo se ni ibiki? Kugira ngo nge nawe tube inshuti, hari cyaba gitumye tuba inshuti. Yego nibyo gusa. Ibyo by'umwanzi ibyo se ni ibiki? Wowe umuntu ashobora kuba buretse gato, umuntu ashobora kuba umwanzi wawe, wowe uri inshuti yanjye, ariko wita umwanzi wawe nawe ari inshuti yanjye magara. Ngewe reka singira mu nyangiri, nta nubwo nge wanzanamo ibya mu nyangiri. Wowe ngewe tuba inshuti kubera icyo igitumye tuba inshuti. Yego nta bushuti buva ku busa bro. Bivuze ko ibiganiro bya Yago biba bimotiva abandi, bimotiva abandi. Abakunzi be already nta nubwo bakira abafana n'abakunzi. Ese wowe nimba hari ibintu bibi ndimo kuvugwaho, wowe ukabunshigikiye, birabibuza kuba bibi? Erega mwebwe reka nkubwire, kuba ari benshi ntabwo bibuza kuba ikibazo. Ese koko ubundi ni benshi? Ni benshi nta nabo reka nkwereke n'ikibazo gikomeye. Na Yago ntabazi, uretse na Yago ntabazi, ahubwo reka nkwereke uko Yago bari kumushuka. Yego ese ubundi ugira ngo hari umuntu witwa Big Energy uzakurikiranwa? Nase hari ikintu cyitwa Big Energy RIB iri kuvugaho? Hari ikintu cyitwa Big Energy se minisitiri ari kugira inama? Ugirwa inama ni Yago, kandi ako gatsiko kariho kubera nde? Yago. Iyo Yago atabaho icyo kintu ntikiba kiriho. Yego ni nayo mpamvu buriye ushaka gutema igiti neza aratsinsura. Ushaka ko ibintu by'aba Big Energy birangire, yego wabibaza Yago. Guhangana n'inzego, buriya ni ubuyobe. Buriya ni ubuyobe, kandi we aba yumva ko ari positive light. Indi ubyumva? Indi ubyumva? Yago ubwe nyine nge ndakubwiye ngo, ngewe ndakubwiye ngo ari mu buyobe. Ibyo uri kumbwira ya postinze, wowe ibyo uri kumbwira ya postinze, nimba ahubwo adafite ubwenge bwo kumva ikintu urwego rw'ubugenzacyaha bumuvugaho, akaba atumva ikintu minisiteri y'urubyiruko n'ubuhanzi imuvugaho, kandi abarirwa muri aba akaba n'umuhanzi, nimba atabyumva ni mu mureke. Reka nkufashe, nubwo nika wenda yabivuzemo muri make, yagize ngo ni post Yago cyangwa so bita Nyarwaye Innocent, ariko ku mbuga nkoranyambaga yitwa Yago Pondat, sinzi niba ubizi. Yagize ati point of correction, ashyiraho na point of correction, ashyira niyo bita quotation mark, agatangaro. Arangije aravuga ngo Bwana Mini, ashyiraho full stop. Abdallah ministre yavugaga ariko mu mpine. Yego ashyiraho arubazi Abdallah nyine account akoresha. Big Energy ni abakunzi b'ibikorwa byanjye, akazi nkora bracket cyangwa se ashyira mu twuguruzo n'utwugara, nibyo? Yego Arangije aravuga ngo ntabwo ari agatsiko
nk'uko mubibwiye abo mubereye abayobozi ari bo rubyiruko. Notabene cyitonderwa agira ati ikibazo kiri muri showbiz yo mu Rwanda cyarabananiye none ninjye uhindutse icyasha isi irabireba. Alright, ndashaka dusesengure kuri bimpereze ndajya nsesengura ijambo kurindi. Merci beaucoup. Yego. Niza kukuzimira wowe wihangane. Yego. Yagize ati point of correction. Yego. Bwana Minister urakoze cyane Abdallah. Big Energy nabakunzi b'ibikorwa byanjye bikorwa nkora gereka manse sengura. Urakoze. Nabakunzi b'ibikorwa byanjye kandi Big Energy iri kwitwa Gatsi ko uzi icyo bino bivuze. Bivuze ngo Yago ari gukora ibikorwa bibi. Yago ntabwo ari we Minister yavugagaho. Yego. Yavugaga ku bikorwa byawe bibi. Yarangiza akagira inama ababiyoboka. Yego. Nta Yago wikwikira igituseke ntabwo ari wowe Minister arimo kuvugaho. Hano arimo kuvuga ku bikorwa byawe bibi. Yarangiza akakugira inama ariko bamaze kubona ko utakiyumva. Noneho bari no kugira inama abagukurikiye mu buyobe. Aho icyo ni icyambere. Icya kabiri yego. Hariya bari kuvuga ibikorwa bibi bya Yago bakagira inama abari kubyishoramo. Yego. Bivuze ngo Yago ari gukora ibikorwa bibi n'ibikorwa ubwo bya Yago ni bibi nyine. Ariko noneho ari kugirwa inama ntayumve ubu noneho abagezweho nababikurikirana nabo bari kubyishoramo bari kugirwa inama. Ikindi Yago yashyize mu twugariro n'utwuguruzo aravuga ngo akazi nkora. Yago akazi ukora none aha ni kabi. None akazi ukora ni kabi. Kandi n'umuhanzi akaba n'umunyamakuru. Kuko umuvugizi w'urwego rw'igihugu cy'u Rwanda cy'ubugenzacyaha aravuga ko ari ibikorwa bibi. Kandi biri muri ako kazi niko kazi kawe. Uri gukora akazi kabi, uri gukora ibikorwa bibi. Abagushyigikiye bari gushyigikira ibikorwa bibi. Niyo mpamvu bari kugirwa inama kandi muri aba bayobozi Yago nta uhanganye nawe. Umva ikindi. Yego. Yagarutse avuga ngo ntabwo ari agatsiko. Nanone hano anyomoje inzego. Yego. Ngo ntabwo ari agatsiko. Ninde uvuze ngo si agatsiko? Ni umukuru w'agatsiko. Bivuze iki? Buretse gato nta jambo Yago afite hano kuri iki kintu ubuyobozi bwavuze ko ari agatsiko. Ibindi byose Yago ari buvuge ni ukwidefana, ni ukwirwanaho. Ikiriho nuko si itsinda, si abakunzi, si abafana, ni agatsiko. Ni abakunzi kuri Yago gusa ariko ku bandi ni agatsiko. Hari n'indi nteruro yarengejeho rero agira ati ngo abafana banjye bitwa Big Energy si agatsiko n'abakunzi. Yego. Ariko aravuga ngo si agatsiko nk'uko mubibwiye. Ndashaka tujya kuri Notabene. Yego. Ndayijyaho nyuma we. Ngo nk'uko mubibwiye abo mubereye abayobozi. Uzi icyo bivuze? Yego. Mu bantu Ministre Abdallah abereye umuyobozi Yago ntarimo. Nk'uko mubereye abayobozi. Nk'uko mubibwiye abo mubereye. Ubwo yari kwandika nk'uko mutubereye abayobozi. Yego. Ariko we yikuyemo. Bivuze ngo nona mu bantu Abdallah abereye umuyobozi Yago ntarimo. So ubutumwa bwa Yago se? Yego. Aha. Ikindi yongeraho ngo Notabene ndashaka icyitonderwa. Merci beaucoup. Ikibazo kiri muri showbiz yo mu Rwanda cyarabananiye. Yego. None ninjye uhindutse icyasha. Hagararaho. Yago uzi impamvu uhindutse icyasha uretse kumpagarika. Uzi impamvu nyine uhindutse icyasha? Yego. Nuko wikoreye umutwaro utashobora. Nimba ubwiye Minisitiri ubishinzwe mu nshingano ze ngo byaramunaniye, wowe rero uri nk'agatonyanga mu nyanja, nawe ntacyo wabikoraho. Ikikwiye gukora ni uguceceka kuri showbiz nyarwanda. Nawe Yago nona ntacyo wayikoraho niba Minisitiri n'izindi nzego bafatanyije byarabananiye. Wowe rero nka Yago ntacyo wayikoraho. Ikikwiye gukora ni uguceceka ugafunga umunwa wawe hatoya utanakomeza kwiraburiza. Burya ngo umushyitsi n'umwami uncecekeshe mu rugo rwanjye ndaceceka ndatuza. Ariko kuba Yago avuga ngo byarabananiye. Yego. Noneho Yago atangiye kwakiuzinga yashinjaga. So gushinja no kurengera. Yago ageze ku rwego rwo gucangwa byamucanze. Kugeza ubu nta ari kuvuga atitaye no ku rwego avugaho no ku muntu avugaho. Yego. Hariya rero ikintu cyiza kirimo nuko yakwicecekera. Nuvuga ngo iteka rya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ryemera gushyiraho Minister wari wese.
iteka rya perezida wa Repubulika y'u Rwanda ryemera gushyira minisita mu nshingano uwo ari we wese abe wa education urugero w'intebe w'iki n'iki byareye yego utuma twishima yashyizweho na perezida wa Repubulika di Rwanda yego none se turi gukora ikiganiro kuri Ray ariko kukimugira ubwoba mu bukure hano ntabwo ngende kuvuga kuri Ray ahubwo muzategura ikiganiro cya Ray nyivugeho nayo okay merci ntabwo ndi kuvuga kuri Ray hano yes yashyizweho na perezida wa Repubulika di Rwanda nyine byose nyiri muze wacu Kagame Paul mu magambo make yego ministre ashyirwaho nande na perezida wa Repubulika di Rwanda yego nuvuga ngo yago noneho yabatangiye ku ibyo wavuze kurengera byarabananiye uwamuhaye inshingano yabonye atazishoboye nicyo byaba bivuze none se reka nkubaze wowe nguhaye inshingano yego undi mukozi nawe nahaye akazi yego akazi gusuzuguriramo ngewe abanyubashye oya bagusuzuguye ntabwo ushobora gusuzugura ministre ngo uvuge ko inshingano ze zamunaniye yego ngo ubure kuba usuzuguye wamushyizeho bisobanuye ko ubuvuze ngo yashyizeho umuntu udashoboye uri kunyumva neza erega ubu ngubu abantu barimo kuvuga batatekereje ku byo bagiye kuvuga yego nimba uvuze ngo ministre inshingano ze zaramunaniye uba ushatse kuvuga ngo yicaye mu ntebe adakwiye kwicaraho uba ushatse kuvuga ngo wamuhaye uwo mwanya cyangwa kwicara muri uwo mwanya yamwibeshyeho nicyo biba bivuze ariko yago ibyo arimo kuvuga nonaha ananiwe aba YouTuber bagenzi be baramunaniye yego ageze kuri ministre ageze kuri RIB niyo atangiye kwanjama atangiye guhangana n'iri nzego erega njye namuhaye igihe njye namuhaye igihe donc mu gihe cyose yisaga igihari arakomeza agira ibyo avuga kuko erega bya biganiro mwari mumenyereye azabiha abande noneho se ari ishyanga afite cyane imeze neza ari ishyanga none buriya rero nibwo burya buriya rero nibwo burya asigaye afite nibwo asigaranye bwo gucuruza akari gutegera abantu yagura ari gucuruza kuri ndetse nibi ngibi uwashaka yanamwihura agakomeza akikirigita agaseka kuko nibwo buryo arimo gucuruzamo buriya nta n'ubundi buryo yakwinjizamo amafaranga kandi urabizi ari ishyanga ntagiye kwicwa n'inzara rero arakomeza bikore kuriya yego yanagarutse kuri birerega ngo mwatangiye ngo no gufungisha ibiganiro ngo ariko kuri yago kwa karara ngo ariko kuri yago my dear harya ari gushaka kubaka ubu noneho we n'aba big energy system gahunda ihari n'imwe n'uwateguye igitaramo haba mu Rwanda Burayi na Amerika hariho abantu bo kukica yego nabonye na big energy muri Australia bafiteyo na perezida muri Australia ubwo na USA yarahari yego ariko buriya ni kuriya bitangira ngo ni malaria ni kuriya biza yego ni kuriya biza hari icyo ariko nta kibazo y'imigambi mibiri kuba uko mbizi ntashinjije yago cyangwa se ngo murengere hari icyo bita discrimination discrimination yego ivangura yego ubwo ko bavuga agatsiko kaba kagamije kuvangura abantu runaka oya yego agatsiko se niki agatsiko n'abantu bishyize hamwe bafite umugambi umwe ushobora kuba yego ni abantu barenze umwe yego bafite umugambi umwe bahuriyeho yego ariko mubi ako ni agatsiko ni abantu barenze umwe yego bahuriye ku mugambi umwe kandi mwiza yego bisobanuye iki bihuze na abafana ba yago bihuze na discrimination ntabwo bihura yego discrimination ni ivangura yego urabyumva yego ni ivangura habaho ubwoko bwinshi bw'ivangura hari ishingiye ku moko ku gitsina ku turere ku madini n'ibindi bitandukanye yego ngira ngo biranasobanutse ku bantu bari batangiye ngira ngo babonaga mu comment ku bantu bari batangiye kuvuga gutyo niyo mpamvu mbivuzeho ibintu abafana be bamwe batangiye kumuvumbura yego hari abatangiye kwitangira comment ku biganiro ko bari bazanye ibintu bya discrimination ivuga iki ntabyo navuga ngo babi muri comment nabonye bavuga ngo yago afite ivangura ry'abantu badashyigikiye big energy sinzi niba ni kwa karara bashe ko baragisize ubundi dore abaswari baravuga mwanafunzi
hufuata nyayo za mwalimu. Unajua Kiswahili? najua ndio. Mwanafunzi hufuata nyayo za mwalimu. Yego. Donc unajua nyayo. Nyayo. Urabona iyo umuntu ashingura ikirenge agenda kwa kunda kwereka munsi y'ikirenge. Ubworo bw'ikirenge yigendera. Yani mwanafunzi hufuata nyayo za mwalimu. Nuvuga ngo umunyeshuri mwiza agenda munsi agende inyuma agendera mu ntambwe za mwarimu. Yego. Uri kubyumva? Ashyira ikirenge aho mwarimu agikuye. Yego. Ibyo se bivuze iki hagati y'aba big energy na Yago? Bivuze ko icyo uri bubone cyose kuba big energy. Yego. Intambwe ya mbere yatewe na Yago. Yego. Nubona aba big energy bazanye ivangura ubwo baritojwe na Yago. Yego. Babibwiwe na Yago. Babitumwe na Yago. Cyangwa se bari kwigana ibyo yakoze. Nicyo gisobanuro yarizanamo wenda. Ntabyo yazanyemo se gute. Nimba umuntu aratangiye kuvuga ngo ababaha ngaha ngo ubusanzwe ni gutya ni gute atarizanye. Ariko rero nk'abanyarwanda kuki muvuga ibintu uko biri? Yego. Ntabyo yavuze cyangwa yarabivuze. None se nimba yarabivuze ibyo ni nago nagikurikiye neza. Ariko se mu byo wumvise yavuze birimo cyane ntabirimo. None se nimba yarabivuze si ivangura n'abandi rero bari gutera intambwe mu kirenge cye. Yego. Ndagira ngo dusoreze ku ijambo rivuga ngo isi irabireba. Niryo yasorejeho abwira Abdallah utuma twishima. None se nyine Abdallah yagiye kuvuga atari uko isi iri kubireba. Abdallah rega nawe ari muri iyo si yavugaga. Nawe yabibonaga ariko ngwire buri tutagiye kure. Isi irabireba nyine Yago. Iby'isi reba mu by'isi reba nibyo ukora nayo irabireba. Genda wavugaga ngo ibyo bari gukora Imana irabireba cyangwa isi irabireba. Nawe ariko ibyo uri gukora isi irabireba. Ni nayo mpamvu bari kukubwira, ni nayo mpamvu bari kukugira inama. Ibyo uri gukora Yago isi irabireba. Donc ibyo wabwiye abantu bibareba nawe birakureba. Urabyumva? Ibire ibyo kuriya iraje amasorejeho ngo isi irabireba. Ubwo ni Yago wari ubivuze avuga ngo ibyo bari gukora isi irabireba. Ariko Yago nawe ibyo uri gukora n'abambari bawe nawe isi irakureba. None nimba isi kureba wowe urabyumva ute? Isi iramureba. Ariko ubundi muzi impamvu n'abantu bakomeye bari guhaguruka bakagerageza kuvuga kuri Yago. Niyo twashaka kwimenya kagira inkuru. Yago ni umwana w'u Rwanda. Ni umuntu wagize ibyo akora. Wagize ibyo akorera igihugu kandi byiza. Yego. Kandi nawe akaba umuntu mwiza w'umunyarwanda. Yego. Urabyumva? Yego. Agafasha n'abanyarwanda. Agafasha n'abanyarwanda. Yego. None impamvu uri kubona buri muntu wese yahagurutse yagira icyo avuga kuri Yago akagerageza no kugira icyo abwira Yago ni urukundo bamukunda. Ariko natareba kure ngabo n'urukundo akunzwe kandi rwo ruri gutuma buri wese yagira icyo amuvugaho akibwira ko ari urwango nicyo kizagira Yago nyine flop. Uvuga kuri Yago harakana ari kuvuga harakana ari kugenda avuga ngo abantu bagiye kureba uburyo ibintu byabo biba flop kandi ari Yago n'aba big energy babikoze. Noneho wowe Yago usigaje step imwe ugahita umenya igisobanuro cyo kuba flop. Iyo ni iyihe? Iyo ni iyihe? Cyo kutisubiraho ngo ahita asaba n'imbabazi nona. Biriya bintu bya rocket byiwe nabirangiza. Icya kabiri ntagire comment yongera gutanga ku muyobozi. Yego. Ntagire comment yongera kugira gute? Gutanga ku muyobozi. Ngewe hari ikiganiro mperutse gukora ndavuga ngo kuva urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha biciye mu muvugizi warwo yaravuze ngo abari abantu bitwa ba big energy nagatsiko si itsinda sabafana sabakunzi ba Yago nagatsiko gakurikiye Yago. Yego. Ntabwo Yago yagakwiye gutekereza kabiri. Icyo gihe waranavuze ngo yaba yarakoze ikosa yarabise agatsiko ntacyo ashingiyeho. Reka mbigarukiye sibyo navuze ngo ryaba ari ikosa uriya muvugizi wa RIB yakoze yarabise agatsiko ntacyo ashingiyeho. None ministre yavuze ate? Ministre yabisubiyemo nkuko nabivuze. Nawe aravuga ngo zira n'inzego zikomeye kandi nubaha zijya kuvuga biriya bintu hari ibyo zari zashingiyeho. Yago nawe akwiye kugira gute kubyumva? Ministre yabivuze ntiyabivuze? Yabivuze. None se kuva yabivuze urabyumva mwiki? Ntabwo umuvugizi wa RIB afite cyapfa na Yago ajya no kubivuga suko yari yabirose. Yego. Yashingiye ku bimenyetso bafite nka ruriya rwego. Yego. Nicyo gusa Yago akwiye gutekerezaho papa. Ntabwo yagakwiye gutekereza ngo RIB iravuze. Akwiye gutekereza ku mpamvu RIB yabivuze ndetse akanibaza impamvu yakoresheje iryo jambo. Yego. Aho Yago araza kuba ari kujya mu bwenge. Turi kugana ku musozo turatanga n'inama ndetse tunabaze
Yago wenda message iramugeraho kuko turi mu isi ntoya, isi yabaye umudugudu niko njya numva bavuga. Yago ubwe mumbone nk'umunyamategeko, already turi kumwe na Sympatique ariko ni n'umunyamategeko, nk'umuntu wiza amategeko uyazi uyasobanukiwe. Yago yaba yatangiye gukora icyaha cyangwa aracyara amahirwe ko yasaba imbabazi icyaha kikababarirwa? Yago yavuye mu Rwanda ahubwo ari gukurikiranwaho ibyaha, hari n'abavuga ko ari byo yahunze. Ntabwo rero Yago yatangiye gukora ibyaha, Yago akomeje kwigaragura mu byaha. Yego yego. Hakorwa iki noneho kuri ku giti cye? Nge ndiwe nafata ibyo maze gukora bikaba ibyo, yego, nkabisabira imbabazi, ngahindura system. Yego. Erega Yago ahanganye n'amazina atarwanya ngo yatsinde. Yego. Bira byose ari kuvuga, ari kubivuga kugira ngo runaka, ariko imbabazi impatano, reka mbisubiremo. Imbabazi impatano kujya kuri kamera ugatunga abantu bakurusha n'amafaranga, bakurusha n'ubwamamare, bakurusha n'abafana, bandi ubwo abari gutegeka ngo we urabwira Sabe, mbese Yago yabwira Sabe ngo wowe ngo jya kuri kamera ngo nsabe imbabazi, ngo nutansaba imbabazi ngo uzabona ibyawe biyoyoka. Iryo terabwoba u Rwanda rwa 2024 ryararangiye. Yuza kuri kamera ugatangira baretse gato, yuza kuri kamera ugatangira ngo we Bruce Melody ngo nutajya kuri kamera ngo nsabe imbabazi ngo uzabona ibyawe n'umuziki wawe biyoyoka. Reka Bruce Melody acuruza iki? Bruce Melody ntacuruza imodoka. Yego. Bruce Melody ntacuruza amazu. Bruce Melody ntabwo yubaka imihanda. Yego. Bruce Melody ntabwo ari umumotari. Bruce Melody si umunyonzi. Bruce Melody si umushoferi, si umuhinzi. Bruce Melody ni umuhanzi. Bruce Melody acuruza impano, tala. Impano itangwa n'Imana. Yago nta kintu na kimwe wakora ngo uhagarike impano ya Bruce Melody hano mu Rwanda. Wowe aba Big Energy menya ari 11, u Rwanda rutuwe na miliyoni 14. Cyande cyo cyekanga mu gikuraho menya nabo batagezemo. Erega uburozi ntago bugombera bwinshi. N'abavuga ibi ntabwo bisaba ngo babe benshi. Numwe wenyine ntimugira ngo ni na benshi, ariko numwe wenyine ashobora kuzunguza abantu. Urabyumva nicyo nkubwira rero. Kandi ikindi nta n'umuntu uri gutinya abo bantu bitwa aba Big Energy, yaba ari ministre w'urubyiruko n'ubuhanzi, yaba umuvugizi wa RIB cyangwa se n'urwego nka RIB, nta n'umwe uri gutinya Yago, nta n'umufitiye ubwoba yewe. Ariko agapfa kaburiwe ni impongo, barashaka kwaba impongo. Bakomeze bamuburire, noneho we akomeze azibira amatwi. Yego. Ubona kiriya kibazo cyago cyakemura nde mwana Sempa? Kiriya kibazo cyago cyakemura nde? Ko kizamo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Avuga kuri nde? Kuri Yago. Cira birarura. Nabariya bari kuvuga. Buretse gato. Nabariya bari kuvuga. Yego. Nuko bari mu nshingano zabo. Urashaka kuvuga ngo Perezida wa Repubulika yatekereza kuri bira bintu bya Yago? Ndabaza ninde tuzi ko ibibazo byananiranye biza gukemurwa na muzehe wacu. Kiriya kibazo urabona ninde wagikemura, niwe cyangwa nabandi? Nta gisubizo cy'ibibazo bya Yago kindi kitari Yago. Yego. Ese ubundi reka nkubaza, Yago acecetse none aha niki cyabaho? Atongeye kubyijandika makekorera ibiganiro, niki cyakurikira? Aba YouTube bavuga ko yatsinzwe. Uretse gato. Bavuga ko yatsinzwe. Bande ashaka content. Bande abashaka content. Abo sasa bari gucuruza kubera ko Yago yavuze. Ahubwo se yakwicece cyakababuza no gucuruza. Reka nkubwire ahubwo icyakurikira. Yago aramutse acecetse nona, ibyiswe ibyaha yaba yarakoze byaba ibyo. Byaba ibyo. Nta kindi cyabyiyongeraho. Nakomeza kuvuga harakurikiraho iki? Harakomeza hazemo n'ibindi byaha. None se nk'umuntu w'inshuti ya Yago n'uwaba kurikiye iki kiganiro, ni yihe nama noneho wagira Yago itari ukwituriza ko aba Big Energy batazatsinda? Ariko mu minsi ishize niki umucyo nkundirisi nawe ntabazi, ntazi naho bari. Ubu tuvugana none Yago aramutse atawe mu wakajwiga, yaba atawe mu wakajwiga nka Yago, nta muntu n'umwe wahaguruka ngo nimufungure Yago. Wumva iki naho gibikomereye? Big Energy yatahinduka Big Fail. Uri kubyumva? Ubu none hagize akaba kuri Yago bahita bimanikira amaboko. Kuva rero bakwimanikira amaboko. Yago uri Yago wowe ubwawe kandi wenyine. Donc uri wowe wawe ubwawe. Yago niwe
ubwe kandi wenyine ibye azabyibarizwa nka Yago. Urabyumva neza? Yego Sempa, ikibazo cyago kimaze uziko njya mbona umuntu yakiganira umunsi ukira undukaza ariko reka dusoza, ariko mu gusoza niki kihariye none uri kubwira Big Energy agatsiko cyangwa se abakunzi? Yego, umwe avuga ko ari agatsiko, abandi bakavuga ko ari undi akavuga ko ari abakunzi. Ni ukuvuga ngo duhereye kuri biriya bakoreye Bruce Melody kuri stage. Yego, wabibonye ute? Wabivugaho iki? icyo nabivugaho, nimba dushobora kujya tugira igitaramo mu Rwanda kikagira ese ntabwo urabona ikimenyetso cy'uko atari itsinda ari agatsiko? urugero, nimba dushobora kubona abantu bashobora gusanga umusani kuri stage, yego, yajya avuga bakivugira Yago, yavuga bakivugira Pondar, ako yagafite abafana benshi, yavuga bakivugira Big Energy, yego, barasaba abafana kira cyitwa ikigare. Yego. Kigali n'agatsiko ni kimwe? Ikigare Yego. kiba kirimo abayobe gusa. Urugero, ubwo ngewe nibubwira ko bari bose bari kugendera mu kigare, ariko birana byose nabitindaho kubera ko ari wabo Yago, wasanga wabo yagakunzwe. So Sempa, kadusoze my brother, dusoze. Thank you, asante sana kabisa, and thank you for giving me interview, ndetse Giving me. yego, Yes. for giving to me, ubundi niko bajya No. For giving me tuhita uyikuramo ntuyongeremo. Oh, right, For giving me an interview. yego, Yes. an interview, right, ariko Cyangwa se interview. for giving to me No. akigikora No. for sure. No. Byonyine iyo tushyize inyuma yitwa preposition. Yego, So when the preposition precedes a verb, the verb yego, for giving me. iba conjugated Okay. wongeyeho ing form. Thank you No me. yatu ntuyongereho. Thank you Ariko for iba bikate ntabwo Yego. turi kwigisha. Oya nta kibazo, babirikiremo Babikate. bajya Oya babikoresha babikate, cyane. mbabarira ahubwo babikate. Oya, Umva babikate bro. kubera iki? Ari hehe? Iki? Mu bikate ntabwo Oya, turi cyo kuba nibeshye Oya. Imana we. Oya ntagukate. Babikate. Ntagukate. Oya ntagukate. Babikate. So, Sempa, merci. Asante sana. Igifaransa cyo ntabwo nyeze mbandengejeho n'akandi. Merci. Yes, asante. Nshimire twatangiye iki kiganiro tukakigirana no ku musozo. Nshimire we noneho wize uyu munsi, for giving to me, for giving me, n'ibindi byose. N'ikiganiro cyiza twakoranye na Iyandemye Sympathique Robert, nge nari niwe Jean Damour, yari Olivia TV show cyangwa se Mutako time. Tuzabane mu bindi biganiro. Shalom. Asante sana baba. Niwe ujya unsoreza. Hasta la vista. Yeah.